Ndagushushe cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko uri wose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye akenshi biba byagufasha ukuba wakunguka ubumenyi ndetse no mu bundi buryo bugiye butandukanye bitewe n'ibibazo ugenda uhura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora gutuma igitsina gabo gisohora amasohoro arimo amaraso cyangwa kikaba cyasohora n'amaraso gusa bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye tuza kubona. Biba ari byiza rero kuba wagira ubumenyi ku buzima bwawe ndetse n'imihindagurikire y'umubiri wawe kugira ngo utazajya ubona ikibazo ahari ugatekereza ko ari ikintu gisa nkaho cyoroshye cyane, nyamara hari ikindi kintu gikomeye umubiri wawe uba ushaka kukwereka ko uri mu bibazo bikomeye. Niba utarakora subscribe rero kuri iyi chaîne yacu ya YouTube ya Beta Skills TV, abikore aka kanya kugira ngo n'ubundi tuzajye tubona no mu zindi video zigiye zitandukanye tuba tuzabategurira ubutaha. Twihuse rero reka nze mbabwire byose kuri iki kibazo cyerekeranye no kuba igitsina gabo cyasohora amaraso. Kuzana amaraso mu masohoro cyangwa se gusohora amaraso si ikibazo kiba ku bagabo gusa, ariko ni ikibazo gihangayikisha uwo kibayeho, dore ko hari n'ababa bashobora kuba basohora amaraso igihe cyose basohoye. Abo ni bo mu kinyarwanda bita ibihashi, gusa bihangayikisha iyo ibi ngibi bishobora kuba byakubaho uri munsi y'imyaka 40. Ibihashi rero niyo abantu bakunda gukora imibonano mpuzabitsina, ugasanga bakunda gutinda muri iki gikorwa ndetse bajya no gusohora amasohoro akaba yabura ahubwo hakaza amaraso. Hari ababifata rero nk'uko umubiri wabo uba ukora neza kubera baba bamara igihe kinini bari gukora imibonano mpuzabitsina, dore ko abenshi banavuga ko aba bantu bakunze kuba bafite ibitsina binini cyane. Reka turebe rero ikindi gishobora kuba cyatera iki kibazo atari ubu bwoko bw'aba bantu gusa. Ni iki gitera gusohora amaraso? Kuzana amaraso mu masohoro biva ku mpamvu nyinshi zinyuranye, muri zo tukaba twavuga indwara ziterwa na mikorobe no kwangirika bijyana no kubyimba. Mu ndwara ziterwa na mikorobe twavuga imitezi, mburugu, karamidiya na tirikomunasi. Ikindi cya kabiri gishobora gutera gusohora amasohoro arimo amaraso cyangwa gusohora amaraso, hakaba harimo gukomereka imbere mu miyoborantanga n'imyanya y'imbere mu gitsina bishobora gutera kubona amaraso mu masohoro. Ikindi hakaba hari ukuziba, kamwe mu duheha two mu myanya myibarukiro gashobora kuba kaziba, ibi ngibi bikakuviramo gusohora amaraso. Ikindi cya kane hari ibibyimba na kanseri. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 900 bazanaga amaraso mu masohoro bwerekanye ko 3.5 bari bafite ibibyimba akenshi muri prostate. Urumva ibi ngibi biba bikomeye cyane, dore ko bishobora no kuba ikimenyetso cy'uko ushobora kuba urwaye prostate. Ikindi gishobora kuba cyatera kuba umuntu yasohora amasohoro, hari abantu bakunda kugira ingeso yo kwikinisha cyane bitewe n'uko ukuba iriya mitsi kugira ngo wiyumvemo ubushake burenze cyangwa wiyumvemo uburyohe bitewe n'uko wabimenyereye, bishobora gutuma iriya mitsi ikomereka ukaba wasohora amasohoro avanze n'amaraso. Ese ubu burwayi bwaba buvurwa bute? Nk'uko twabibonye iki kibazo giterwa n'impamvu zinyuranye. Havurwa rero bigendeye ku mpamvu itera uko gusohora amaraso. Nimba ari indwara iterwa na mikorobe n'izavurwa nuko ikibazo kigakemuka. Iyo hari ibice byabyimbye, umurwayi azahabwa imiti ibyimbura ikanarwanya ububabare. Nimba ari ubundi burwayi nko kwangirika k'umwijima cyangwa indi mpamvu, muganga azaguha imiti ivura ubwo burwayi. Ibi ngibi rero nakubwira kuri iki kibazo abenshi bakunda kwibaza impamvu umuntu ashobora kuba yasohora amasohoro arimo amaraso cyangwa akaba yasohora amaraso gusa. Ese niba ukunda kugira iki kibazo bitewe n'uburwayi bukunda guturuka kuri prostate, ni iki ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo bigabanuke? Nk'uko mpora mbibabwira, hari ibimera bisanzwe abahanga bagenda bakoresha, bagenda berekana ko bishobora kuba byagabanya amahirwe yo kuba wakwandura indwara ya prostate, ndetse no mu gihe umuntu ayirwaye bikaba byamufasha cyane. Biba ari byiza gukoresha cyane cyane
imbuto z'imyungu. Imyungu ukaba uyifata ukayisatura ugakuramo imbuto ukazanika, ushobora kuba wasya agafu ukuriye ukajya ugashyira mu biryo cyangwa ukaba wazihekenya.